Yesu ashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Nje kuganira namwe ku ngaruka mbi ziterwa no kuja muri familia planning. Ndavuga zimwe mu ngaruka mbi, ntago ndi buzivuge zose. Iya mbere, kuja mu maraso atarangira. Ibyo byose biraterwa n'iki na familia planning umuntu aba yagiyemo. Iyigira kabiri, kurwara ibibyimba mu nda. Benshi barimo bararwara ibibyimba kandi bakanabakorera operasiyo kubera familia planning. Iyigira gatatu, kanseri yo mu gitereko. Abantu barimo baragwara amakanseri ntibamenye nibiki biriko biratuma gwara kanseri. Iyigira kane, konda, kuburuzingo. Kuburuzingo bigategwa na familia planning, bigategwa n'ibyo binini urimo urarya, bigategwa n'izo nshinge urimo uriteza. Iyikurikira, kubyibuha. Iyo umuntu ari muri familia planning usanga yabyibushe cyangwa se ugasanga yonze yabaye uruzingo. Izo ni zimwe mu ngaruka mbi ziterwa no kuja muri familia planning. Ni nyinshi ariko reka nakubwire mwene data, muriko murabikora mujya ngo muriko murarokora umubiri, ariko ntimumenye ko n'ubugingo bwanyu muriko murabwica. Mbese niba wizera ko Yesu Kristo yazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva, ukaba wizera ko Yesu Kristo yazuye umwana wa Yayiro, ni kubera iki utokwizera ko Yesu Kristo yaguhereza kubyara ku rugero? Yesu Kristo yarakoze ibitangaza bikomeye, ni kubera iki utokwizera ko Yesu Kristo yagukorera ibitangaza nawe ukabyara ku rugero? Urashobora kuba uri muranyumviriza, urashobora kuba uri murandeba mwene data, iyi message ari yawe. Urashobora kuba uri muri familia planning ariko nta ngaruka birakugiraho, ariko reka nakubwire ngo iyi ni message yawe. Iyi ni message yawe. Ntugire ngo niko bizahora, ntago ariko bizahora. Mwebwe muri ko muraja muri familia planning ngo muri ko murashaka kumuvyara ku rugero. Nindi yakubwiye ko Imana inaniwe no kuguhereza abana ku rugero? Muvyeyi uri murabyara indahekana, reka ndakubwire ngo ufite uburenganzira bwo gusenga Imana, ukayibwira ibibazo uri muranyuramo, ukayibwira ukuntu uri murabyara, ukayibwira ukayisaba ikaziguhereza abana ku rugero. Nukuri irabishoboye, irabishoboye. Nimba Yesu Kristo yirukana abadayimoni bari mu muntu bagahunga, ugira ngo yananirwa no kuguhereza abana ku rugero? Niba Yesu Kristo wizera ko akiza indwara, ugira ngo yananirwa no kuguhereza abana ku rugero? Niba Yesu Kristo, amaraso Yesu Kristo akiza ibyaha, Yesu Kristo akababarira abantu ibyaha, ugiye kumbwira ko yananirwa no kuguhereza abana ku rugero? Mwebwe mwahisemwo inzira mbi, mwahisemwo inzira ija mwirimbukiro. Iyo nzira murimwo yo kuja muri familia planning, iyo ntago ari inzira kujana mu ijuru, ahubwo ni inzira irimo irakurimbura. Rero mwene data, iyi ni message yawe. Wari ukwiye kwizera umwami Yesu, ukamwizera 100% ko ashoboye byose. Nimufate imisaraba yanyu mumukurikire. Niba udashobora gufata umusaraba wawe ukamukurikira, none wumva uri kuraja hehe? Wumva uri muraja hehe? Niba ushaka kubyara ku rugero, senga Imana igufashe. Imana irabishoboye. Iyo Mana ikuremera mu mwana mu nda, ikakuremera mu mwana mu nda, agakwira mu nda ntumenye n'ukuntu yakuze, ugiye kuvuga ko yananirwa no guha abana ku rugero? Imana irimwe iratera ukuguru ku mwana ntubyumva, irimwe iratera ugutwi ku mwana ntubyumva.
yego iyo irimo iratera ukuboko ku mwana ntibyumva ari mu nda yawe n'ukuntu inda ikura nta na kimwe wumva ni kubera iki none udashobora kuyisenga kandi ukayizera 100% ko yaguhereza abana ku rugero mukareka kwiyica erega iyo nzira murimo ntago ari nzija mu ijuru muri mu nzira ija mu irimbukiro shaka kuvuga mu ndimi shaka kuba witwa pasiteri shaka kuba witwa nde uri muri family planning reka nakubwire ngo uri mu nzira ija mu irimbukiro nta nzira ifunganye urimo bene data mwari mukwiye kwizera uwo mwami Yesu mukamwizera 100% kashoboye byose mukareka kuvangatiranya muvangatiranya urashobora kuba ufite abana bato wabyaye kandi ukaba ufite n'inda ukaba uri murapanga ati iyi nda ninayibyara reka nzace nirukankira muri family planning reka ndakubwire ngo ubu nyene ugifite inda tangira usenge Imana uyisabe kubyara ku rugero niwamara kubyara iyo ndutwite Imana ikazakugira neza Imana ikazaguha kubyara ku rugero mwari mukwiye kwizera Imana 100% kuko irashoboye byose mureke kwiroga by'ukuri muri mu nzira mu irimbukiro ntago muri kumurabimenya mujyango muri ko murikiza yamani mumenye ko muri yica ni mwihane abari muri family planning mugaruke ku Mana mu mwizere Yesu Kristo arashoboye byose niba urwara umutwe akagukiza ni kubera ko utokwizera ko Yesu yaguha abana ku rugero niba ugenda kubyara umwana agasohoka kugira ngo ni imbaraga zawe wakoresheje ntago ari imbaraga zawe uba wakoresheje ni Imana ibiri mirabikora niba se Imana ikubyaza ukabyara neza cyangwa se bakakugira operation yego ugira ngo ni imbaraga zawe ntago ari imbaraga zawe kuba Imana ikora ibyo umwana akaza ari muzima ukwiye kumenya ko Imana yo mu ijuru ishoboye byose ishoboye no kuguhereza abana ku rugero nimugira iki rero ibyo byo kwinjira muri family planning cyangwa mugafata Imana mukavangatiranya n'ibigirwamana ibyo mwari mukwiye kubireka reka ndakubwire ngo nta mukristo nta mugeni nyamugeni agenda muri family planning nimba uzi ko ukigenda muri family planning ukaba uteze kuja mu ijuru nta juru ufite wowe ntago uri umugeni muraja mu ijuru ahubwo icyo nakubwira umugeni ari bwumva ano magambo wewe rekana na family planning senga Imana iguha abana ku rugero umwami Yesu nakugiye neza wewe ufite imigambi yo kuja muri family planning iyo migambi yawe ni ya Satani nakubwira ngo hagarika iyo migambi yawe usenge Imana iguheza abana ku rugero Imana yo mu ijuru irashoboye byose niba yarakuremye ikakurema ukaba uri muzima iyo Mana kweri yaguteretse ugakura wewe ukaba uhumeka ese ndakubaze buriya uwo mwuka uhumeka urazi agafuko k'uwo mwuka aho gateretse urazi uwo mwuka aho uteretse uwo mwuka yego kuwuhumeka buri urazi aho uteretse ntaho uzi ariko uguma wumva uhumeka ni nako Imana yaguhereza abana ku rugero mwene data gira ukwizera kandi usenge Imana mureke kwifatanya n'iby'isi kubera ko umuntu wese akunda isi azarimuka umwami Yesu nabahugisha kandi abahe guhinduka mu izina rya Yesu amen.